unamira umugabo wawe ukagira gutya ugasanga umunyongera inyuma gutya kuri ntarabikora kandi wenda umugore yirirwa mu rugo yunamye ariko kunamira imboro byamunaniye ukabona kunama byamunaniye kandi ari umugabo wawe ugasanga umugabo afite ikibazo cyo kuba yakumva uburyohe bw'umugore wunamye uko biryoha cyane cyane ndi kuvuga kuri ba badamu bafite nyashi nini akenshi kugira ngo umugabo wawe akujye mu bitako binini ayishyiremo burya ntabwo uba uyumva neza ugomba kwisanzura ntuzabaze umugabo wawe ngo wayikuye he ngo iyo positeri ngo yo kunama gerageza urebe n'iki kiganiro nawe ubyigireho wuname wisanzure ushinga amavi cyane imbunda utazi gushinga amavi wuname bisanzwe ase nk'uyishyiramo gake gake imboro ubundi yibika neza ireba hasi cyangwa aho kujya uyirebesha hasi cyangwa ukayirebesha hejuru apana kuyishyira ku ruhande ngo wayibitse mu mufuka birangiza akenshi ni gute akenshi bikunda kuba ku bantu bakunda kuba bajya gutereta cyangwa ushiri wawe cyangwa umufasha wawe muzabana hazaba nk'imyaka 2 cyangwa 3 ngo wanze kumurongora ugasanga wenda worongora ahandi uri kubihisha wowe washyukwa hari ukuntu bahita bayifata akayizirikira hano ku ruhande ku itako biriya bikuviramo ingaruka ya mboro isa nk'ihengamo. Imboro bayikora massage gute? Imboro yikorera massage iyo gize ikibazo urabona imboro yihagaze gutya benshi baranzi narabibakoreraga massage abantu bagira ikibazo cy'imboro zihengamye cyangwa zidahagaze neza ku murongo ku buryo wa mukobwa yireba akagirira apeti sentiment wowe usa nk'uyizamura gutyo yikorera massage gutya uyikoresha intoki ebyiri gutya ugasa nk'uyimenyereza kuyizamura iyo wa mugabo umukore ka massage k'imboro bituma kwaguhingama bigenda bigabanyuka gake gake ubundi kinjira mu gitsina neza ihagaze iryoshye iryohera umugore kwa hari abagore bakunda ko hejuru kuyicaramo ayicayemo ihengamye imitsi y'imboro yaturika mujye mugerageza uyibike neza imboro ni ingenzi udafite imboro sinagukunda ubundi iyo uvuze kuyicaramo urabona uko nicaye gutya wenda nk'urugero umugabo araryamye ngenda ahagaze gutya urabona nkicayemo mu gihe hejuru noneho nkasa nk'uyigira gutya nk'uyinyongera nijya uri hejuru nijya uri kumurongora wari hasi nta kintu ari gukora ubwo rero afite yambora ifite ikibazo cyo kuba yigonze wayivuniramo kubera kunyonga kandi uyiri hejuru umumasisha amabere ukamusisha igituba ukajya ufata igituba ugakoresha ku mboro ye ugafata amabere ukayamasisha imboro ye uburyo mu gituza cyo wamasisha amabere yawe ugasa nk'umuryama hejuru umumashisha umubiri wawe gusa utarinze gukoresha n'amaboko umubiri wawe gute ugakoresha igituba ugakoresha ikibuno cyawe usa nk'umwishyiraho umwisiritaho ku mubiri ugakoresha n'amabere usa nk'uyashyira ku mboro n'umubiri wose usa nk'uyakoresha wasirita igitsina cyawe ku mugabo urabona imboro ihagaze utya ntabwo ukoresha ku hejuru ku mutwe w'imboro usa nk'ukegera gutyo ugasa nk'uzamukiraho gutya umasisha kuri ya mboro noneho iyo wahindukiye umugabo aryamye areba hirya nanjye ndeba hariya usa nk'ukoresha ikibuno nk'ukinyonga nk'unyongera inyuma nk'uko navuga ngo ndi kunyongera inyuma gutya nkoresha ikibuno noneho iyo amabere ubona ko wa mugabo imboro yatangiye kugira ubushake ufata amabere ugasa nk'uyegeranya gutya ugasa nk'umanurira ukajya umanurira ku mboro gutya ya mboro irimo hano hagati amabere ari hagati y'imboro umanurira gutya Eva tuguhaye ikaze nongeye kubasuhuza cyane tuguhaye ikaze kuri Wabo TV show meze gute twakiriye nanone Eva biracamo cyane ibintu ni uburyohe ibintu ni ubutamu ba butamu na buryohe muri hehe Eva wabuze cyane mba mari gake abagabo baba barakunze uburyo mbasobanuriramo
baba bakeneye amasomo yanjye. ifata ikagerayo cyane nibyo bita aba ari gucumita. imboro igucumita, aba ari imboro ashiramo yose ukumva yayimariyemo, akaba aribyo bita gucumita, ku buryo wumva yatangiye gushyira kuri rugongo y'igituba, ukumva kirimo yazamutsemo. Noneho yari za mboro zisa nk'izireba hasi, hari ukuntu nyine wowe usa nk'umuha neza kugira ngo umuse nk'umunyongera gutya gake gake gakeya, kugira ngo yumve uburyohe buri mu gitsina cyawe, akumva ko ya mboro nayo iri gusa nk'ikora kuri rugongo, kuko imboro ntabwo zihagaze zose gutya, hari izireba hasi, hari izitambitse, hari n'ireba hejuru. Buriya akenshi imboro ikunda kuba yaryoherwa n'iya mboro iba isa nk'ireba hejuru cyangwa isa nk'ireba gutya imbere. yuko za zindi ziba zireba ku ruhande ziriya zo ku ruhande rwose, hari igihe wajya kuyihengamura ugasanga urayivunnye. ubundi biterwa n'igiko gira imboro ihengamye. aba ari ko wavutse, wenda kenshi twagiye tubafasha tukajya tubakora ka masaje, tukabakora ka masaje k'imboro gake gake, y'imboro ikajya igenda isa nk'isubira ku murongo. aba ari kwa kundi abatipe muzibika gutya, ugasanga ngo yayizirikiye ngo mu mufuka, kandi uri kuyangiza. Imboro ubundi uyibika neza ireba hasi, cyangwa aho kujya uyirebesha hasi cyangwa ukayirebesha hejuru, apana kuyishyira ku ruhande ngo wayibitse mu mufuka, birangiza akenshi. Ni gute akenshi bikunda kuba ku bantu bakunda kuba bajya gutereta, cyangwa uko ushiri wawe cyangwa umufasha wawe muzabana hazaba nk'imyaka 2 cyangwa 3 ngo wanze kumurongora, ugasanga wenda worongora ahandi uri kubihisha, wowe washyukwa, hari ukuntu bahita bayifata akayizirikira hano ku ruhande ku itako. iriya bikuviramo ingaruka ya mboro isa nk'ihengama. Imboro bayikora massage gute? Imboro yikorera massage iyo yagize icyo kibazo, urabona imboro yihagaze gutya. Abenshi baranzi, narabibakoreraga massage, abantu bagira ikibazo cy'imboro zihengamye cyangwa zidahagaze neza ku murongo, ku buryo wa mukobwa yireba akagirira apeti santima, wowe usa nk'uyizamura gutya, uyikorera massage gutya, uyikoresha intoki ebyiri gutya, ugasa nk'uyimenyereza kuyizamura. Iyo wa mugabo umugore ka massage k'imboro, bituma kwaguhengama bigenda bigabanyuka gake gakeya, ubundi ikinjira mu gitsina neza ihagaze iryoshye, iryohera umugore. Kwa ko hari abagore bakunda ko hejuru kuyicaramo, ayicayemo ihengamye imitsi y'imboro yaturika. Mujye mugerageza uyibike neza, imboro ni ingenzi, udafite imboro sinagukunda. Ubundi iyo uvuze kuyicaramo urabona uko nicaye gutya, wenda nk'urugero umugabo araryamye, ngenda ahagaze gutya, urabona nkicayemo mu gihe hejuru, noneho nkasa nk'uyigira gutya, nk'uyinyongera. Nijya uri hejuru, nijya uri kumurongora, wari hasi nta kintu ari gukora. Ubwo rero afite ya mboro ifite ikibazo cyo kuba yigonze, wayivuniramo kubera kunyonga kandi uyiri hejuru. Impamvu rero mujye mugerageza, imboro ni ingenzi. Udafite imboro ntacyo nawe nkushakaho, ntacyo nagukurikiranaho. Imboro ni iryohera umugore akagukunda, akakwishimira. Ariko kuyicara bamenya bigora. Biraryoha, biragora, ntabwo ari umuntu wese wabikora. Abenshi abakobwa barayitinya cyangwa abadamu, bumva ko ngo ari igikorwa ngo cy'uburaya. Wabikoze, Imana yaguhaye igitsina cyo kugira ngo ushimishe umugabo wawe, ufite igituba cyiza, bikorera umugabo wawe aryame yumva anezerewe, ejo atazajya kurunguruka hanze. Irihe banga umugore yakoresha kugira agumane umugabo we, umugabo ajya amurongora ari umwe? Ibanga wakoresha umugabo, ibanga ku bantu ngiye kuvuga, ibanga riba ku mugore n'umugabo bashakanye, babana mu nzu imwe, bafite igihango cyo kuba bakundana, bakabyarana, bakabana. Ibanga rya mbere abagabo bakunda umudamu wirekura, ukisanzura ku mugabo wawe, ukamubwira uko ubyumva, uburyo mugiye kuba mwakora igikorwa cyo kuba mwarongorwamo, cyangwa ukamuteguza ati, cyangwa wanashyukwa. Iyo ushyutswe ukabibwira umugabo wawe, ukamuga ati, sheri uno munsi ndumva kiri kujya,
ndumva noneho mbishaka iryo jambo rimwe gusa uribwiye umugabo wawe. Akenshi abagabo bakunda kuritegereza mu matwi yabo, kubera ko akenshi iyo umugabo yumva ubimubwiye yumva koko nawe umwishimiye, kuko ibyo agukorera akumva ko koko nimba kurongora nawe uranyurwa. Abagabo bakunda abagore banyurwa, bishimira uburyo babarongoramo. Noneho hari ukuntu umugabo aba amaze kukurongora, ntuzahite ugaya umugabo wawe ako kanya akimara kurangiza ateye akabibye, kwa kundi ahita arangiza vuba, ntuzamugaye. Wowe uzahita umubwira ati sheri ndashaka ko twongera, ati twongere iki, wowe gerageza umara iminota myinshi. Icyo gihe azahita nawe yumva ko yari akubibye, wowe uzahita wishakishamo uburyo uzamukarisamo. Nibyo njya mbabwira ati mujye mukunda gukarisa abagabo babo. Nta mugabo udakunda umugore umukarisa, kuko afite no kujya kubitira hanze, ugasanga agiye hanze agiye kwikarishishayo, akagera iwawe yahagaze kugira ataguca inyuma, akaza akakurongora ariko atigeze aguca inyuma. Ni ibihe bice ubwo umugore yakarisa umugabo we nyine ku buryo hari abagabo bakunda gukorwa ku manyonyo yabo, ugasanga urayafasheho, cyangwa gufata ku mabya uyakorakora cyane cyangwa ku mboro cyane. Hari n'umugabo ushyukwisha na ka masaje, ugasanga umukoreye masaje, kwa kundi iyo ubitse inda yakubura ugasanga imboro irahagaze imeze utyo. Rero nawe iyo ubonye imboro imeze utyo, kuko uba umukarisa wambaye ubusa ari tubodi tubodi, wa mugabo nawe ahita abona ko wa mugore, kuko aba abona icyo yakoze ko umugabo koko yahise agira ubushake. Nawe ugomba guhita wibwiriza body to body urayisobanura body to body. Akenshi ni ku bantu bakunda kuyikoresha, bakunda kuba bazamura ubushake, ku buryo wowe umumasisha amabere, ukamusisha igituba, ukajya ufata igituba ugakoresha ku mboro ye, ugafata amabere ukayamasisha imboro ye, ku buryo mu gituza cyo wamasisha amabere yawe, ugasa nk'umuryama hejuru umumashisha umubiri wawe gusa, utarinze gukoresha n'amaboko. Umubiri wawe gute? Ugakoresha igituba, ugakoresha ikibuno cyawe, usa nk'umwishyiraho, umwisiritaho ku mubiri, ugakoresha n'amabere usa nk'uyashyira ku mboro, n'umubiri wose usa nk'uyakoresha umubiri. Wasirita igitsina cyawe ku mugabo? Urabona imboro ye ihagaze utya, ntabwo ukoresha hejuru ku mutwe w'imboro, usa nk'ukegera gutyo, ugasa nk'uzamukiraho gutya umasisha kuri ya mboro. Noneho iyo wahindukiye umugabo aryamye areba hirya nanjye ndeba hariya, usa nk'ukoresha ikibuno nk'ukinyonga, nk'unyongera inyuma, nk'uko navuga ngo ndi kunyongera inyuma gutya nkoresha ikibuno. Noneho iyo amabere ubona ko wa mugabo imboro yatangiye kugira ubushake, ufata amabere ugasa nk'uyegeranya gutya, ugasa nk'umanurira, ukajya umanurira ku mboro gutya, ya mboro irimo hano hagati, amabere ari hagati y'imboro umanurira gutya. Bwa bushake umugabo aratangira akagira ubushake, yamara kugira ubushake, mwebwe mujya kugera mu cyumba mwakoze ka masaje wenda runaka, mu cyumba runaka wenda muba mwarateguyemo igitanda cya masaje, mujya kujya mu cyumba mwakoze akadushe, akambere mukagakora mu kadushe, aka kabiri ku buryo mujya gucumitira mu gitanda, umugabo afite ubushuhe. Umugabo yirangirizaho? Ntabwo arangiza, ahubwo wowe ikintu uhita ukora ubona ko ageze mu gihe cyo kuba yagira ubushake bwo kuba yarangiza, muhita mujya muri dushe ukamwoza, cyangwa nawe akakoza. Akambere ukabanza ukamuha ak'inyuma cyangwa ako ku ruhande, wazamuye akaguru hejuru gutya, agasa nk'ukamuhera muri dushe, mujya kugera mu gitanda, bwa bushake noneho muri guswerana neza, uburyo agucumita nawe ukishima n'undi ukishima. Eva, wigeze uvuga ngo hari ingo zigera imyaka 2 babana ariko ngo umugore atarabasha no kuzamura amaguru? Yes, ntarabasha kuzamura amaguru, ntarabasha no kunama. Ugasaba umugore kunama gutyo, urabona akazi kacu duhora twunamye wenda dukora akazi, ugasanga umugore kunama, aho umugabo ureba kuri ruhande kugira abakunzi bacu babibone. Reba wenda umugabo kunamira umugabo wawe ukagira gutya,
ugasanga umunyongera inyuma gutya kuri ntarabikora. ntarabikora. Kandi wenda umugore yirirwa mu rugo yunamye, ariko kunamira imboro byamunaniye, ukabona kunama byamunaniye kandi ari umugabo wawe. Ugasanga umugabo afite ikibazo cyo kuba yakumva uburyohe bw'umugore wunamye uko biryoha. Cyane cyane ndi kuvuga kuri ba badamu bafite nyashi nini. Akenshi kugira ngo umugabo wawe akujye mu bitako binini ayishyiremo, burya ntabwo uba uyumva neza. Ugomba kwisanzura, ntuzabaze umugabo wawe ngo wayikuye he, ngo iyo positeri ngo yo kunama. Gerageza urebe n'iki kiganiro nawe ubyigireho, wuname wisanzure, ushinga amavi. Cyane niba utazi gushinga amavi, wuname bisanzwe, ase nk'uyishyiramo gake gakeya, buhoro buhoro. Tuzakora ikiganiro ku buriri, wereka abantu ukuntu umuntu neza cyane. Nabasabaga wenda mujye mugerageza mukore abagabo banyu udupositeri, akenshi biraryoha nawe ukaryoherwa kandi ukanisanzura. Nagira ngo mbabwire yuko nta kibazo muzajya mumbaza. Abagabo akenshi nibo bakunda kubaza cyane, buriya abagabo barisanzura bagira amatsiko bakabaza, ariko abadamu ndabagaya, usanga ahamagara yihishe. Kandi wajya uhamagara uri kumwe na sheri wawe, muri kumwe ukavuga ati sheri aka gapositeri koko tuzagakore turebe ko Eva ibintu atwigisha ko ari ibyanyabyo. Eva, hari ikintu nshaka gusobanurira abakunzi ba Wabo TV dusoza. Ubundi kurongoza urutoki ibyo bita gutera finga. No shame, ngibyo ntabwo mbikunda kandi sinabyiza. Hari ababikora barabikunda. Akenshi abantu bakunda kurongoza urutoki, umugore urabona yashyushye yashukwe, ufite imboro irahagaze, uratinyira iki kuyishyiramo ngo urangize wenda ukore indi turu ya kabiri, ariko wabanjije kumukorera akazi. ngo bishatse umuntu urangiza urutoki, umuntu ubanza kurangiza gushyiramo urutoki aba yahishe ryabanga bimwe tuvuga ngo abagabo barangiza vuba ngo ni akazi baba bashoboye. Ntabwo tuba turi kubasebya, ujye ushyiramo